wakijijwe hakiri igihe toka pale ibi ngibi ni ukushaka kurya amafaranga y'abantu ndabizi kuko navukiye mu Basilamu bari kubakana basa mutabirije mu cyaro tugende tujye gusara miriha ambavuza siha Yemana ngiye undi papa yari umusiramu wakira kuva ryari na mama kuva ryari kuva muri 84 kugera sambo nkuzi kugera ejo bundi nyine ndangije ntabwo nkuzi wo ese niba unzi iki najya kwiga icyara busa turi kumwe ariko buretse ndaza kubireba wowe yakubwiye yongeye kunyita ko ndifo yarasiba kubera ko nyine utajya usara ni nayo mpamvu utinya kujya ku musigiti nta mpamvu yo kubita ntabwo wowe komeruka wiba ibyo ngibyo byo kuvuga ngo aha umuntu ujya gusara yifata agende yuko nabizi nawe uri fake azamura umutwe arawumanura aragarama abigenda ay nkibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo kubona umbona ariko nanjye ndakubona wowe muheruka wiba niba wiba bande ndakubaza ibyo kwa mudugudu atari bya bindi by'amapera n'imwe mayi ngamenye ako kantu ni kabi wera bamudongi nabantu wakubaka bande ndakubaza baragufuza cyangwa baraguciye nyine wanyu bagusabiye bande ndakubaza kwiba mu buyobozi bakakorega mu bundi buyobozi nabyo ni ikindi cyaha bakakorega mu bundi buyobozi ibyo byonyine ni icyaha ndabizi wigira utuma mahumbezi atagaragara wowe wibye mudugudu bari kundega kwande nibye mudugudu bari kundega kwande mudugudu ariko mudugudu yaje wanyu nose uwo wakwiba ni nabo warege urumva waba wibye mudugudu bakakurega kwa mudugudu tugende tujye gusara ntabwo bari byo byatuzanye ako bibaje ay nkibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo sigiti bibaye sangahe saa 12 n'igice turasanga abandi batashye tugende wowe uri kumwe kandi siko oya idini y'umuntu iba mu mutima we kadusarire nawe tugende twavuganye ni ishyamba ahubwo azanye ibintu by'ishyamba ako sha ubundi ntabwo ugiye kundo ni ishyamba ahubwo azanye ibintu by'ishyamba amasaha yageze niyo mpamvu nyine twasabye nanga ubundi Imana ifasha nitwifasha tugasara nayo izadufasha mu bindi bintu byose tuzakora toka pale ibi ngibi ni ukushaka kurya amafaranga y'abantu ndakubwiye ibintu wavuze ngo bizava reka nkomeze gende nabundi nta kintu umuntu abona atavunitse akasiya bakamfata bamerera nabi akora noneho kujyana icwe neza akari imbere hari ahantu ndamusarira mu musigiti ufite buri kimwe cyose na telefone utuntu twose bagashyira ku ruhande tugiye kudufata tujyana mu isoko telefone icyo nabonye gifitemo fone atajyana ku isoko toka bili faki no mbibele tugiye gusara biramoko menshi man ari gusara mu kidini mu Islam no gusara muri ADP ibyo ngibyo ntabyo twigeze ese ubundi ko tudasenga ngo ngenda sara ibyanjye none bino ni segera cyangwa ngo se suko dusara bino banze ni Imana icyubahiro arasubuhara watanga kuba mukuramo dusara twambaye ubusa nakubwiye ngo kubera ko n'ubundi ntabwo byabijyanye kubera ko wambaye umweru nkaba nambaye inoza gutya reka dukuramo gutya kugira ngo bisa nkaho bijyanye none ko njye nambaye umukara hasi wowe wambaye ntacyo nyine nibareba hejuru bazabona ari uniforme abasilamu nyine bagomba kuba bambaye ibintu bisa hejuru ntabwo ngerageze ibyo umbwira apfa kuba ubizi neza
Genzi gusara barabizi. Nagiye gusara i Roma, njya gusara mu Butaliyani kubera ibihugu byinshi nagenze muri Gisharwa. Tubishyire hamwe. Ibintu tubishyire hamwe. size niba barasizwe amamesa Shyira hamwe tubishyire. Abanyamasaha. Wanyara abasira. Kuramo inkweto. Kuramo. niba warasizwe ubuto buva Uganda Wanyu musarimu. Kono gusa. toka bili faki Nakora icyaha ngiye gusa. Urabisobanurira. uratitizwa ni urusenda uriye ni iki ariko ni umwuka ninde ukubwiye gusoma ibyo bande ndakubaza Abana na satani. muzajye muvuga amagambo muzi nyine waje uje kwishakira Njye nubwo nzongera no kwiba ngiye kwibuka idini ry'Abasilamu rizamfasha ibintu byose. barabamenye hari abantu b'inzaduka sari uri mu biki Njye n'Umusilamu w'umupasiteri. uzajya kwasha itwani yakwaritse kandi ibyo mbagubira yo waruko Wese ninde wakwaritse ngo n'abazimu bakwaritse. arasubari ataha Uwiteka himbaza. yewe nubaha intumwa y'Imana muzajye muvuga amagambo muzi Intumwa y'Imana Petero wayisomye he muri Korani hari ahantu handitse intumwa y'Imana Petero itangire. Muri Korani se ntabwo hari imitangire. haryo sari tubireke ibyo Nawe sasha. bantu bitega Imana twaje gusara tukare kurwana. Uwiteka ntabwo akunda abantu barwana. siba Nawe tubireke. nakuzwega Abasilamu ntabwo barwana Mana. Abasilamu ntabwo barwana. Uwiteka duheze. tanzamurira shayitwani ndi Tanzamurira isukari. tanzamurira shayitwani ngahita nkwi Tanzamurira igikoma. sari Umva ningenda atera isengesho. muzajye muvuga amagambo muzi Ubwo nuko Uwiteka abona bantu muranyicira amasengesho wowe. Bari nabivuze ntabwo uzi gusara. ishya Egurura we utwe umesi babarira ni Waza sari nkakwigisha ko ari njye uzi gusara. n'amadusari Icyambere n'amadusari muzajye muvuga amagambo muzi Ufite ikanzu ninde se y'Abasilamu? wayibye Waretse nkakubwira ibyo dusara. nuko nge mbi Tegereza wumve ibyo nkubwira. Ntabwo Aba ari ngiye- byo usubiramo. urinde Bifate neza mwese. Ntabwo ushaka kwiga gusara ndabizi. yaha turashize noneho Igikoma n'icyayi byari bishize. Uwiteka abwira abakirisitu be ngo bajye imigati. Afata ifi araritubura. Abonye bidahagije arigendera arababwira ngo mutegereze nzagaruka. Basigarana inzara n'inyota bavuga ko nagaruka bazamugambanira. Bisaba inema y'iki yo kutarya muri resitora. Icyo ntabwo ari cyo. ntabwo ari cyo Bavuga ibiri bizima. no ibigambo uri kuvuga Ubwo Yesu yageze aho Petero na Simoni bari kuroba amafi. Aravuga ngo amafi wabitubwira yitwa nde ntabwo umuzi yitwa Petero. Imboga ibijumba n'imyumbati.
basiga amafi baramukurikira. Basaba inema yo kutajya ibiribwa. ibyo bintu wabisomye he? Bitangira. Ni umurongo wa kangahe? Umurongo w'imigani. Ibyo ngibyo ntaho biba, yaba muri Korowani, yaba muri Bibiliya, yaba n'ibindi bitabo byose bivuga ku ijambo ry'Imana. Ibyo n'ahantu biba. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye. Abakristo ku isi ngo ari benshi, nako abatuye isi ngo ari benshi, bajye banywa gake. Kugira ngo inzarwa zizashire mu isi, Uwiteka azaza gutwara abe, nta rwagwa rugisigaye mu isi. Biradusaba ngo tuzinywe tuzimare, kugira ngo naza azasanga ibindi bibereye aho, abone n'icyo ashyiramo iki amatabaza. Amatabaza se yurayazi. Sari tubanze dusoma. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi? Nyuma yo gusara birangiye abakristo basabukije. Bande ndakubaza. Baze nicaye ndebe n'ibyo ziri gukora. Cyari telefone cyari cyabiragaze. None ngiye kujya kuri matushe, ngiye kujya kuri taci ya dadi. Kanjye kujya. Ushobora guhura n'amabandi. Nanze kwirirwa unesha umutwe ndi gusaya. Ona amaso. Kandi mani cyo turarwana. Ushobora guhura n'amabandi. Ona mawe washiguri. Mani wari cyo kunsarisha ku gahanga. No. Tubwira umuntu wiyahuye. Biteye isoni se. Umva uri muzima. Yavuga ukavuga niyo mani. Ubwo none se turasara kugeza ryari? Mana yo mwiza. Wenda kwisha. Mbese ko wagurutse turasara duhagaze? Wenda kwisha. Akomana ngiye mbamano uzanisha na Yesu. Usanga hano. Bizi simbi idea. Nano kundu sama. Wow, kawe. Sizi kunameze. Aje gusara mani ubyibuke. None umuhiki. Umuhiki. Nda mugenzi wawe. Umuhiki. Tahi wani. Ta. Urame n'igikapu cyanjye mani. Nda mugenzi wawe. Kandi ibyari imikino iravamo ibindi. Turashize none. Data. Ntabwo ngusega ariko. Ntabwo tugashyukwa. Imana ni yaturemye tutazi ariko tukaba turiho. Kireba ikintu cy'igitera. Ntabwo bufite. Inka data turashize none.
iyo nina none ugiye kujya amenya n'ukuntu babayagisaha nyoko kumuzi yarimwe nande inzira zari zagoranye ko noneho ndabona bigiye gucamo da nana bivuze ngo ndakura tacuroka tuje neza none agasi none wowe uzabiwa ndabica nono ariko noneho biricanye ndikumva imirindi n'agacagira ngo noneho hariya niho barimo baritoreza n'ubwo za kungufu zaze ndibagira gutya akaraka akanakabusha ahita banyica none akoze hano nta muntu wabijyana hano nta muntu ujuhanyura nta muntu ujuhanyura n'ubundi hano ni muntu uza uri muzima ushobora gukora kwirukanka nangwa Ranakomena semwereke ukuntu bakitangira uri muzima ushobora gukora kwirukanka nangwa oh my god uri muzima ushobora gukora kwirukanka nangwa uri muzima ushobora gukora kwirukanka nangwa angubise ngukwi kujisho se nakwe bagukubise se nangwa bayita